muri pase yawe bazi yuko wowe ubwawe nta n'icyo uzimarira, shingiye ku magambo nyogokuru wawe yaba yaravuze. Aravuga ngo uzapfa utikamiye nayimbwa, ariko yarahanuye inshuti yanjye, kuko n'ubundi ayimbwa ntiwayakama ngo uzayanywe, ayimbwa ntiwayakama ngo uzagire gute uzayanywe. Ariko kubera yuko uri mu bwami bw'Imana, wageze mu bwami bw'Imana, dufite Imana ihindura umuvumo kuba umugisha. Dufite Imana ihindura umuvumo kuba iki? Umugisha. Imana igiye kugukorera kimwe gusa. Vuga ngo kimwe gusa. Vuga ngo kimwe gusa. Igiye kugukorera kimwe gusa. Kimwe gusa gicecekesha abantu, kimwe gusa gituma abantu bahindura amagambo, kimwe. Ntabwo Hana yarakeneye abana 7 nk'abamukeba we, ahubwo yarakeneye Samweli wenyine. Yarakeneye Samweli wenyine. Samweli uzaba umuhanuzi, Samweli uzimika abami. Imana igukorere kimwe gicecekesha abantu, yakenewe kimwe gusa gituma abantu bahindura amagambo cyane. Haleluya! Yesu aracyahindura amateka, Yesu aracyakuraho igisuzuguriro. Bwana Yesu asifiwe. Yesu aracyatanga urubyaro kuba rukeneye, ko Yesu Kristo yarareshe na n'uyu munsi niko ari kandi niko azahoraho iteka. Yes. Ayo mashini barayimana, reka twongere tuyakome. Ababyeyi bavugiriza Imana impundu. Nari mvuze ngo ayo mashini barayimana, reka twongere tuyakome. Abimana yagiriye neza, abimana yarinze cyane. Haleluya! Reka duhurire mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Turasoma igice cyaho cya 9, turasoma umurongo waho w'8 ndetse n'umurongo w'9. Bibiliya iravuze ngo abaturanyi be n'abamubonaga kera aho rasabiriza barabazanya bati, uyu siwe wicaraga asabiriza? Bamwe bati niwe, abandi bati siwe, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati nike. Reka twongere dusome muri Samweli wa mbere igice cyaho cya mbere umurongo wa 26. Turasoma n'umurongo wa 27. Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa 26 n'umurongo wa 27. Uwo mugore aravuga ati, Nyagasani ndahiye ubugingo bwanjye, ninjye wa mugore wahagararaga, wari uhagaze iruhande rwawe, bwa bundi nasabaga, nsaba Uwiteka. Uyu mwana niwe nasabye, kandi Uwiteka niwe yampaye icyo namusabye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ubanza ndimo nsaza, ubanza nkeneye rinete noneho, kuko ndimo ndasoma nkagenda mbona amaso yanjye atareba neza, ariko uko biri kose na iri kumwe nanjye. Reka tuyikomere amashyi, ababyeyi bayivugiriza impundu. Ayo mashini makeya n'umukuru w'umudugudu ntiyayemera. Icyakora niba arayimana twakongera tukayakoma, kuko ndi Imana ishobora byose, ni Imana iri hejuru ya byose, ni Imana inyuranye ibihe. Haleluya! Ndavugana n'abantu Imana yarinze, abantu Imana yahagararanye nabo. Ibintu byinshi byahigaga ubugingo n'umubiri, ariko Imana ibana nawe. Mbariza mugenzi ngo yaba yarahabaye, yaba yarahabaye. Igihe byari bikomeye yarahabaye, abantu bagutaye yarahabaye, akazi kahagaze yarahabaye, abana babirukanye ku ishuri yarahabaye. Niba ariyo yahabaye, ngero uyikomera amashyi, ababyeyi bayivugiriza impundu. Ntari nakomeza, ndashaka kuvugana n'umuntu uri muri iri teraniro. Imana yambwiye ngo yabanye namwe, ikomeje kubana namwe. Mbwira mugenzi ngo iracyari mu kazi, iracyari mu kazi. Mukomanga umubwire ngo Imana yacu iracyari mu kazi, iri mu kazi papa, iri mu kazi mama. Ni Imana
ikora, ni Imana ihindura amateka, ni Imana ikuraho igisuzuguriro, ni Imana inyuranye ibihe n'imyaka, ni Imana itanga agaciro, ni Imana isobanura ibidasobanutse. Aba bantu baraharira, aba bantu barahari. Niba tukiri kumwe tuvuge ngo amina. Haleluya. Dawidi aherutse kuvuga amagambo akomeye, aravuga ngo yaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, ubwo ababisha bacu baduhagurukiraga, ngo isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu, ubugingo bwacu buba bwarageze ahacecekerwa vuba, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe. ngo Uwiteka nahimbazwe leta sha, Uwiteka nahimbazwe utaradutanze ngo tumuhigo mu menyo y'abanzi bacu. Burya kuba utarapfuye nuko Imana yahabaye. Haleluya. Ongera umubwire ngo burya yari ihari, burya yari ihari. Ubwo wajyaga kubyara ukavana umwana kwa muganga nawe ugataha uri muzima, burya yari ihari. Wakongera ukayikomera amashyi, ababyeyi bakayivugiriza impundu. Bwana Yesu asifiwe. Narimba kumbuye cyane, niyo mpamvu nagurutse muri aya mavuta umva rwose binyuzuyemo, ariko nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Hari hashize igihe kinini mu by'ukuri ntagera hano. Narindi mu gihugu cy'Ubugande, navuze ubutumwa bwiza mu itorero Umuzabibu mwiza riri ahantu bita Katwe, mwakiri intacyo za bene so. Nagiye kuri Prayer Mountain ndasenga, kandi Imana yavuganye nanjye. Imana yampaye ubuhanuzi nzanira abanyarwanda. Haleluya. Noneho by'umwihariko itorero Umusozi w'Ibyiringiro ndarikunda cyane. Nasengeye iri torero, Imana impa message z'iri torero. Haleluya. Bitewe n'uburyo nkunda umushumba w'itorero, bitewe n'uburyo nkunda abapasitoro muri iri torero ndetse n'abakristo muri iri torero. Bwana Yesu asifiwe. Rero Imana yampaye ubuhanuzi, ndaza kubaha nyuma yuko nza tuganira kuri iri jambo ry'Imana. Mbwirira mugenzi wawe ngo uriya mushumba Imana yamudutumyeho. Uriya mushumba Imana yamudutumyeho. Haleluya. Rero Imana yacu nihabwe icyubahiro. Muri aka kanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo bazongera bakubone. Bazongera bagire gute? Bazongera bagire gute? Abantu bazongera bakubone. Hari uburyo bakubonye bitandukanye. Abantu bazongera bagire gute? Aba baririmbyi baraharira, bazongera bagire gute? Vuga ngo bazongera bambone, bazongera bambone. Hari uburyo bakubonye urwaye ariko bagiye kukubona wakize, bakubonye uri umushomeri ariko bagiye kukubona ufite akazi, hari uburyo bakubonye papa, hari uburyo bakubonye mama, hari uburyo bakubonye sister, ariko ndagira ngo mvugane na we waje ku musozi w'ibyiringiro, kandi abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Nubwo abarozi bahari, nubwo abagome bahari, nubwo abagambanyi bahari, inkozi z'ibibi zihari, bazongera bagire gute? Vuga ngo bambone. Bazongera bagire gute nshuti yanjye? Ariko ndimo ndumva imbaraga z'Imana aha. Hari umuntu uri kumva Imana ngo haguruka nterere. Haleluya. Shanda yapakashanda yapakandaria mola chanda shika tandaria ma zene takaya zimfashesha. Bazongera bagire gute? Bazongera bakubone. Ndakubona bakubona nawe utwaye imodoka. Vuga ngo byakwemera. Ni Imana ikuraho igisuzuguriro, ni Imana ihindura amateka, abantu bagahindura amagambo. Niba turi hano bakoma amashyi nkabyumva. Zamura ibiganza byawe niba turi kumwe muri iri teraniro. Binyeganyeze mu kirere, binyeganyeze mu kirere. Utesha agaciro inzandiko zasiwe n'abana b'abantu. Abantu baravuze ngo ntacyo uzimara, abantu bavuga ko ntacyo uzageraho, abantu bavuga ko nta terambere, abantu bavuga ko uzapfuta byawe. Ariko Imana iravuze ngo bagiye kongera bakubone. Hari igihe
umubwiriza yaravuze ngo igihe ni igihe cyacu. Hari igihe cyo kurira, hari n'igihe cyo guseka, hari igihe cyo kubabara n'igihe cyo kwishima. Mbwira mugenzi ngo iki ni igihe cy'Imana ku buzima bwanyu. Iki ni igihe cy'Imana intumwa, iki ni igihe cy'Imana. Iki ni igihe cy'Imana. Imana igiye kubaka urusengero rwa etaje, abantu bakabibona ku musozi w'ibyiringiro. Imana izamuye urusengero rwa etaje, wayikomera amashyi ababyeyi bakayivugiriza. Ezeneta shani yatakandari sheneta kanda yatashole yama yetokosa yereza icyubahiro. Ndabona hano hagati hagaze marayika, ndabona hagaze marayika arambuye amaboko, haguruka uyitere cyane sha Tandalasha yatakashandaria erekonteria man lekote shandar yekotakaya yirekure numviyo. Haleluya, yirekure cyane. Ahantu hari Imana, urimo urabyumva, wabimenye ayo makuru, wayamenye ayo Mana ndagirane akabakaraba. Wajurira urataha useka, wajubabaye urataha wishu. Shandata kasha eletokosha. Ndabona marayika w'Umwami Imana afite ihembe yuzuye amavuta, yiteguye kubasukaho ayandi mavuta. Ndakira ntera y'imperereza icyubahiro yo kabisa. Ni Imana ishoboye bingahe? Ibyo shangaza adashoboye, Imana irabishoboye. Ibyo tantina adashoboye, Imana irabishoboye. Ibyananiye abaganga, Imana irabishoboye. Bavuze yuko aho utazaharenga muri zone confort, ahantu bavuga ko utazaharenga, Imana igiye kuhakurenza mu izina ryayo. Uyu munsi urava muri zone précoce. Tu comprends pas français? Oui, d'accord. Shendeta kandare yete soria kai. Reka tuyihereze icyubahiro, ababyeyi bayivugiriza impundu. Ndimo ndabona buri nguni y'uru rusengero ihagazemo marayika arambuye amaboko. Mwumva ijwi rimbwira ngo nimbwira abantu bateranye uyu munsi wa none ngo ni umunsi utandukanye n'indi minsi yose, ngo nibahumure ubutabazi burabonetse. Bigenza ntera ko numva ashaka kwigisha, ariko nanone amavuta nkaba numva ari danje. Mavuta ni hatari nakwambi. Umva ko Nyanza bogeza kuva nava Nyanza nibwo ndi kubona Imana igaragara hano muri iri teraniro, igaragara mbona nkubone muri pase yawe. Baze yuko wowe ubwawe nta n'icyo uzimarira, shingiye ku magambo nyogokuru wawe yaba yaravuze. Aravuga ngo uzapfutikamiye nayimbwa, ariko yarahanuye inshuti yanjye, kuko n'ubundi ayimbwa ntiwayakama ngo uzayanywe. Ayimbwa ntiwayakama ngo uzagire gute, uzayanywe. Ariko kubera yuko uri mu bwami bw'Imana, wageze mu bwami bw'Imana, dufite Imana ihindura umuvumo kuba umugisha. Dufite Imana ihindura umuvumo kuba iki? Umugisha. Abantu bavuga ngo upfa, Imana ikavuga ngo vaho. Subiza amaso inyuma urebe aho ukomoka, urebe uburyo wavutsemo. Ni byiza kuba waravukiye muri uyu mujyi wa Kigali, uvukira muri Roi Faisal, baguterura muri Porte Bebe, bakuryamisha muri Beriso, kuguha amata no kugutamika bibero, wambara pampa, ni byiza. Icyo wavukiye kiruta cyane uko wavutse. Wayikomera amashyi ababyeyi bakayivugiriza umuhunda akanibukumvise. Waba uvuka mu giturage, waba uvuka mu mujyi wa Kigali, icyo
icyo namaze kumenya neza nuko ufite icyo wavukiye. Ufite icyo wagize gute? Ufite icyo wavukiye. Abarozi babishake bareke kubishaka, abagome baterane bareke guterana. Icyo Imana yanditse yagize gute? Aba bantu baraharira. Icyo Imana yanditse yagize gute? Haracyane. nta kizabuza umugambi w'Imana gusohora ku buzima bwawe. Ahuva ni habi, uciye mu bikomeye. Hari ibyagombaga kuguhitana ariko ntabwo byaguhitanye. Imana yarahabaye. Cyatumye Imana iba mu ruhande rwawe kwari ukugira ngo icyo yagambiriye kuri wowe kizasohore. Kwari ukugira ngo icyo yanditse kuri wowe kizasohore mu maso y'abana b'abantu. Kikomera amashyi ababyeyi bayivugiriza impundu. Pereza y'uyu munsi uriho nicyo gishoro. Mupasiteri Bitariki Warren yanditse igitabo kivuga ko ubuzima bufite intego. Aravuga ngo agatima kagitera hariho ibyiringiro ko mu masegonda make y'ubuzima bwawe bwahinduka. Bantu bakuze ejo hahise ariko ntabwo bazi icyo Imana igiye gukora muri aka kanya. Barakuzi ejo hahise, barakuzi, bakuzi uri mu bukode, bakuzi uri mu madeni, bakuzi upfundikanya byanga, bakuzi ubukwe bwawe bwahagaze, bakubonye wapfushije, bakubonye uri mu gahinda, bakubonye uri mu mubabaro. Ariko ndagira ngo nkubwire hagiye kubaho diferanse. Hagomba kubaho diferanse kubera ko Imana ari yivuze. Hari abantu babyumva ngo bahaguruke batere haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Rero pereza y'uyu munsi irategura fitire yawe. Fitire yawe yaba nyuma y'amasegonda, fitire yawe yaba nyuma y'umunota, fitire yawe yaba nyuma y'isaha, fitire yawe hari ukuntu bakubonye mu gitondo ariko hari ukundi bagiye kukubona usohotse hano muri uru rusengero. Ndagira ngo ntangarize umuntu waje arwaye agiye gutaha yakize. Ndagira ngo ntangarize umuntu waje arira agiye gutaha aseka. Ndagira ngo ntangarize umuntu waje ababaye agiye gutaha yishimye. Wakomera Imana amashyi menshi ababyeyi bakayivugiriza impundu. Bagiye kongera bakubona. Bibiliya yavuze iki? Bibiliya yavuze ngo abamubonaga kera cyari abamubonaga kera ahora asabiriza. Ninde babonaga? N'uyu muntu wavutse ari impumyi. Bavutse ari impumyi. Abigishwa ba Yesu baramubaza ati ariko mwigisha ko uyu muntu tuzi ko yavutse ari impumyi, iki kibazo cyamubayeho cyaba ari icyaha cy'iwabo cyangwa se ni icyaha cye bwite? Yesu arangije arababwira ngo ntabwo ari icyaha cy'iwabo, nta nubwo ari icyo bwite, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Arangije aravuga ngo ndashaka gukora umurimo w'iwantumye. Hakiri ryari komera Imana amashyi menshi cyane. Aha ntabwo ndi buhatinde. Yesu aracyakiza indwara. Yesu aracyahindura amateka. Yesu aracyakuraho igisuzuguriro. Bwana Yesu asifiwe. Yesu aracyatanga urubyaro kuba rukeneye. Ko Yesu Kristo yarareshe na n'uyu munsi niko ari kandi niko azahoraho iteka. Yesu haguruka nkubwire. Ngiye kubona mbona imbere yawe hari serekeye. Ndabaza ngo Mana iserekeye bishatse kuvuga iki? Numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo ninkubwire ngo Satani yari yateguye urupfu rwihuse ku buzima bwawe, ariko kuko wageze ku musozi w'ibyiringiro aho dusubirizwa mu ibyiringiro, aho dusubirizwa mu ubuzima, ngiye kubona mbona marayika aramanutse afite inyundo. Mbona amenaguye serekeye arayimenagura. Ngiye kumva numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo Imana iravuze ngo aho ikuye urupfu ku buzima bwawe, imvi zizarinda ziba uruyenzi. Imana ikiguhetse ku mugongo wayo. Hari umuntu turi kumwe ngo akomere Imana amashyi menshi. Yimperereza icyubahiro yo kaza. Ensele tandalai sheleta stick in the fall
entire guy. Uva nkubwire sister. Yes. Mbonye marayika w'umwami Imana ahagaze iruhande rwawe afite umuswari wera. Ngiye kubona mbona arimo araguhanagura. Numva ijwi rimbwiye ngo ninkubwire ngo Imana iguhanaguye amarira. Imana iguhanaguye amarira, iragusumbushije. Irambwiye ngo iguhanaguye amarira, iragusumbushije. Abantu bagiye kumenya ko Imana yakugarutseho, abantu bagiye kumenya yuko Imana ikugiriye neza. Irambwiye ngo ninkubwire ngo uyu mwaka utari warangira ikweretse ikimenyetso cy'ibyiza. Twayikomera amashyi niba nta soni. Asifiwe Yesu. Abamubonaga ryari hari ukuntu kera ejo hashize bakubonaga mu gitondo, hari ukuntu bakubonye, ariko uyu mwanya uri mu nzu y'Imana, uri imbere y'Imana. Dawidi yaravuze ngo naranezerewe cyane ubwo bambwiraga kujya mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana niho tubonera amahoro, mu nzu y'Imana niho tubonera imigisha, mu nzu y'Imana niho dutabarirwa, mu nzu y'Imana niho duhindurirwa amateka. Bwana Yesu asifiwe. Niyo mpamvu umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ku birenge byawe ngo niho natabariwe, ngo amarira nazanye. Komera Imana amashyi menshi cyane. Ibaze bakubonye we, mbwira mugenzi ngo ibaze bambonye. Ibaze bakubonye uri gukirigita imfura za Beneri, kumwe bavuze ngo uzafutika mena y'iki naye. Uri gukirigita inote za Beneri, shavuga ngo ye rega nawe byakubera ntawe bitabera. Ibaze bakubonye nawe wicaye muri ofisi yawe uri gukora kuri karaviye ya laptop. Wakomera Imana amashyi menshi cyane. Ibaze bakubona nawe uri gutanga ibyangombwa, uri gusinya ku byangombwa. Haleluya. Bavati mwene ngofero ntacyo azimarira, aha ntazaharenga. Uyu munsi turavuguruza iby'abana b'abantu bagize gute havuze, kuko imigambi y'abana b'abantu siyo y'iki, siyo y'Imana. Komera Imana amashyi ababyeyi bayivugiriza impundu. Asifiwe Yesu. Haguruka nkubwire we wambaye agashati uriya wowe oya Mana yanjye koko, reka duhereze Imana yacu icyubahiro. Ni wowe nashakaga. Haguruka. Imana irambye ngo ninkubwire ngo hari umwuka wakugendagaho. Uyu mwuka ni umwuka wo kudatera imbere. Ugerageza gukora ibintu ukajya kubona ukabona biraferinze, yego ukabona biranze neza biraferinze, wagira ngo nibyo wakiriye mu ntoki ukabona bigucikiye mu myanya y'intoki. Imana irambwiye ngo ni umwuka w'ubukene mu muryango w'iwabo wa so. Muryango w'iwabo wa so habaye abantu b'abacakara bagenda bagahakwa ahandi, ariko Imana irambwiye ngo uhereye umunsi wa none uwo mwuka uguciyeho. Ntabwo uzaba umucakara, ahubwo wowe ugiye gukora ibintu bihite byemera. Vuga ngo sawa. Komera Imana amashyi menshi cyane. Prophesy. Ayayayaya, tumukubire ngaro z'amanyi Katonda wafe. Tumukubire ngaro z'amanyi, engaro z'amanyi Katonda ari wano. Katonda akora cyamagero, Katonda ari na buri kimwe cyona, Katonda ajya kukusumurura orunaku rwa rero. Ayayayayaya, njya kubaburira injiri mu ruganda. Katonda wafe yajya tumukubire ngaro z'amanyi. Thank you. Ezene fo erege. Bibiliya yavuze ngo yavuze ku mugore witwa Hana. Inde Hana, uyu yari umugore ufite mu Imana muri we, yego yari umugore wubaha Imana, yego yakundaga gusenga. Bwana Yesu asifiwe.
agira mukeba we witwa Penina. Inde nawe ushobora kuba ufite mukeba. Mukeba ntabwo ari uko ari umugabo uharitse abagore bangahe babiri, ahubwo niyo dene ryakubera mukeba. Icyo cyose kikubujije amahoro cyakubera mukeba. Mbwirira mugenzi ngo uyu munsi Imana iraca agasuzuguro ka Penina, iraca agasuzuguro ka Penina, iraca agasuzuguro ka mukeba. Haleluya! Agasuzuguro kagomba gushira. Mumere high five mumbwire ngo zimfashe Imana yacu irakora. Zimfashe Imana yacu igira gute? Imana yacu irakora, ntabwo ari igipindi cy'imperereza icyubahiro. Uyu munsi agasuzuguro gashire mu izina rya Yesu. Penina yajyaga yitegereza hano nkuko nawe bakureba, yego, nkuko bakubona, byanze kuvamo, uhiga byanga, ugerageza byanga, ushakisha byanga, hanyuma akavuga atari kuri ya sewe. Ariko ndagira ngo nkubwize ukuri, hari uko bakubonye, bagiye kukubona bitandukanye nuko bagize gute bakubonye. Uyu Penina tangira kujya ajyana inza, avuga uko yishakiye, ariko hano aravuga ati uko biri kose amagambo azashira iki? Azashira ivuga. Yerekeza aho bita Ishiro, nkuko nawe waje ku musozi w'ibyiringiro. Mbwira mugenzi ngo wageze neza kusa. Uko waje ntabwo ari kuri butahe, icyari kigoye kwari ukuhagera, kuba wahageze chiwede. Ageze imbere y'umutambyi, tambyi arangije aramubwira ati wa mugore uzaherezaho isindwe. Ndagira ngo nkubwire, hari igihe uba muri situasiyo abantu bakakubonamo ubusinzi, abantu bakakubonamo ibyaha, abantu bakagusoba ukundi kuntu, ariko ndagira ngo nkubwire, niyo uri mu kibazo ntiwisobanura, ikibazo nicyo kigira gute? Kigusobanura. Burya ba bandi ubona bavuga baba batari bavuga ngo baba batari bava, baba batari baba, ari igihe amagambo ashira iki? Ivuga. Uvuga abatari yabona, yego, abatari yagira gute? Hana anyeganyeza iminwa, ariko asengera mu mutima, avuga ngo mpinduye strategy yo gusenga. Imana itareba nk'uko abana b'abantu bagira gute bareba, Imana ireba ku mutima. Yitegereza umutima wa Hana. Haleluya! Imaze kwitegereza umutima wa Hana, ibona yuko Hana igihe kigeze, vuga ngo amina cyane, igihe kigeze cyo gukurwaho igisuzuguriro, igihe kigeze cyo guhindirwa amateka, igihe kigeze, haleluya, cyo gushima Imana. Hana ca bugufiya, agira gute? Imbere y'umutambyi aramubwira ati ndi umukobwa wubaha Imana, nawe ndabizi kuri umuhanuzi. Imana ukorera iguhishurire ibyanjye biri mu mutima. Eri ahagarara muri autorite, komera Imana amashyi menshi cyane. Ahagarara muri autorite, aravanga Imana iguha icyo umutima wawe ugize gute ushaka. Muri ako kanya ijuru rihita riteraho kashi. Iryo joro Hana ahura n'umugabo, Imana irabasura muri iryo joro. Ibasuye mu mezi 3, Hana atangira gushaka udutoki twokeje, atangira guhurwa ibishimbo. Mu yandi magambo yongeza aha ndavuga ngo niba turi abana b'Imana, reka turarikira ibyiza. Haleluya! Turarikira iki? Ibyiza. Niturangiza duhugwe ibyaha, duhugwe ibidahesha Imana iki? Cyubahiro. Hana ahurwa ibishimbo mu mezi 6 indi bije imbere. Vuga ngo kagira inkuru.
ije imbere cyambara mariniyeri nk'abandi, agatambuka imbere ya Penina avuga ngo yeee ndagira ngo nkubwire, uravana Imana ikuhe ikimenyetso cy'ibyiza imbere y'abanzi bawe, imbere y'abakurwanya, imbere y'abavuze amagambo menshi, imbere y'abavuze ngo ntibizakunda, imbere y'abavuze ngo urugo ntiruzakomera, imbere y'abavuze ngo ntatuzimarira, imbere y'abavuze ngo ntabwo uzashaka. Imana igiye kukwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Dawidi aherutse gusenga musho, aravuga ngo unkebuke umbabarire umwana w'umuja wawe, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abanyanga bakirebe, nibakireba bagire gute? Bamware, zimfashe. Nibakireba bagire gute? Bamware, babone ko Uwiteka untabaye ukamara iki? Mubabaro. Hari abantu Imana igiye kumara umubabaro muri iri teraniro. Imana igiye kukumara umubabaro. Sinzi ikikubabaje, sinzi ikikuraje inshinga, ariko Imana igiye kukumara umubabaro. Waba warawutewe n'urusaku, waba warawutewe n'imicanga, waba warawutewe n'abo muturanye, waba warawutewe n'abarozi bakuroga, ariko niba uri kumva ko Imana iri muri iri teraniro igiye kukumara umubabaro, haguruka utere haleluya. Elostai guy shandalai enehim. Tangira gutambuka imbere ya mukeba. Yego nawe uyu munsi uratangira gutambuka kuri babandi barandarode. Vuga ngo ye, tangira gutambuka kuri babandi bakuvuga utambutse, bamwe bakujyanira inzara, tangira kubatambukaho. Vuga ngo amina cyane. Utambuka umuntu uhagaze, bari bazi kuzapfa, bari bazi ko zimarira, ariko nubatambuka kabatambukaho nawe uhetse isakoshi uri kumwe na sheri wawe, ariko ukubebeza ngo bebe bebe bebe. Haleluya. Kandi baravuze ngo ntabwo uzarwubaka, ntabwo ruzakomera, ariko Imana iravuguruza ibyo bavuze mu izina rya Yesu. Mu mezi 9 abarabyaye abagize ate? Thank you so much my friend, I love you, I love you so much. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Ahagaranye nanjye ashyigikiye amavuta. Ugifunga imishumi y'inkweto, buretse kugenda, ugifunga imishumi y'inkweto. Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo ibirenge byawe Imana ibihaye umugisha. Mbonye ibirenge byawe byurira indege, mbonye ibirenge byawe byurira indege ujya mu mahanga. Imana irambwira ngo indege uzazihindura nk'amatagisi, nk'uko umuntu atega tagisi ajya Nyabugogo akongera ava Nyabugogo ajya Kimironko, uzajya uva mu ndege ujya mu yindi. Imana izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Kandi Imana irambwiye ngo mu minsi yo kubaho kwawe ntabwo uzigera wicuza, uri umunyamugisha n'abagukomokaho. Imana izamuye ibendera ryitwa amahoro mu rugo rwawe, itangaje itangazo ryitwa ubutsinzi. Imana irambwiye ngo kandi yabateguriye n'ubugingo buhoraho. Niba nta jari ufite wakomera shanda eneta shandalai. Nterereza Imana yacu icyubahiro. Ni Imana ishoboye bingahe byose. Ibyo Shangaza adashoboye Imana irabishoboye, ibyo Tantina adashoboye Imana irabishoboye, ibyo Garandi Sera adashoboye Imana irabishoboye. Abaganga bakubwira ko bitazashoboka, ariko bidashobokera abana b'abantu ku Mana bigize gute? Birashoboka. Ntibizakunda ayinya. Hana mu mezi 9 barabye ageze gute? Amaze kubyara ikintu yakoze, yahise ajya ku kiriri. Maze kujya ku kiriri kubera itegeko ry'Imana, Penina niwe wamubaye yabanye nawe ku kiriri. Vuga ngo ye, Imana igiye kukuremera amashimwe. Bahari bagize gute? Bahari batimutse aya badafunze. Wisenga ngo Imana ibakubite bajye mabuso, wisenga ngo Imana ibakubite bajye mu bitaro, wisenga ngo Imana ibakubite bapfe. Ahubwo senga Imana ibabesheho utabarwe bagize gute? Bahari. Vuga ngo bahari. Ikuremera amashimwe bagize gute? Bahari. Abo barozi bagize gute? Bahari. Abakurwanya bagize gute? Bahari. Ongera wikomera amashyi ababyeyi bayivugiriza impundu. Umwana
umwana amaze kugera ubwo bamuheka, bagira gute? Bamuheka, ashyira mu mugongo, uvuga ngo ye, arasimbiza, agira gute? Ari imbere ya Penina, aravuga ngo ntawera Uwiteka igitare cyanjye, akura abatindi ku cyavu, yarangiza akabicazanya n'ibikomangoma, ashyira ikuzimu agakurahe, arica agakiza. Dore n'uwari ingumba byaye kangahe? Karindwi. Komera Imana amashyi menshi cyane. N'uwari ingumba abyaye karindwi. Si uko yari abyaye abana barindwi, ahubwo yafashe umubare karindwi. Karindwi ni umubare w'Imana. Ni umubare w'iki? W'Imana. Bisobanura ngo ni umwuzuro w'Imana, ni umubare ushyitse. Mu yandi magambo, Imana igiye kugukorera kimwe gusa. Vuga ngo kimwe gusa. Vuga ngo kimwe gusa. Igiye kugukorera kimwe gusa. Kimwe gusa gicecekesha abantu, kimwe gusa gituma abantu bahindura amagambo, kimwe. Ntabwo Hana yarakeneye abana barindwi nk'abamukeba we, ahubwo yarakeneye Samweli wenyine. Yarakeneye Samweli wenyine. Samweli uzaba umuhanuzi, Samweli uzimika abami. Imana igukorere kimwe gicecekesha abantu. Yakenewe kimwe gusa gituma abantu bahindura amagambo cyane. Haleluya! Iminsi yicumye ndimo ndashaka ko dusenga. Vuga ngo ye, nkabaha message Imana yabantumyeho. Mbega umusozi w'ibyiringiro, muhiriwe kuwiteka. Mperereza Imana icyubahiro, mperereza Imana icyubahiro, muhiriwe kuwiteka. Misi yigiyeyo, hanabwira umugabo we Elukana ati sheri, uziko nshaka kujya gushima Imana. Imana nigukorera igitangaza ntuzabyihererane. Haleluya! Uzashima Imana kugira ngo n'abari inyuma yawe bamenye ko Imana itanga urubyaro, bamenye ko Imana ihindura amateka, bamenye ko Imana itanga akazi, bamenye ko Imana inyuranye ibihe, bamenye ko Imana ikuraho igisuzuguriro. Muri iyi minsi ndimo ndasenga mvuga ngo Mana, dukeneye ubuhamya bufite ibihamya. Iki ikuremere ubuhamya bufite ibihamya. Nuvuga yuko Imana itabara, ujye ubereka n'imirimo y'iki y'Imana. Aba bantu baraharira, ubereka imirimo y'Imana. Ni Imana atanga imodoka, ubwira ati dore iyo yampaye ngiriye, dore imirimo y'iki y'Imana. Imirimo yivugire. Komera Imana amashyi menshi cyane. Nsoza hari umuntu abyarira amezi angahe? Aha, reka mvuge umuntu, ugenda mvuge n'inka nayo ibyarira amezi 9. Mvuge bibwagurira amezi 5 cyangwa ngahe. Ariko inkoko yagize ikibazo, vuga ngo kagira inkuru. Iyi nkoko igize ikibazo, ibona umuntu aratwita, akagira gute? Akabya. Inka irahaka, ikagira gute? Ikabya. N'ibindi bikoko ibibwagura bikagira gute? Bikabwagura. Irangije itanga icyifuzo ku Mana. Vuga ngo ye, itanze icyifuzo ku Mana. Iravuga ngo ariko Mana, kuki umuntu bigenda kuri inka bikagenda kuriya n'ibindi bikoko bikagenda kuri, ariko njyewe mperuka jewe mperuka nzana amagi, ariko simenya icyavuye muri ayo magi. Imana iravuga ngo byihorere. Vuga ngo Imana yari yumvise we. Imana yari yageze gute? Yari yumvise. Nyeganyeza mugenzi mubwire ngo Imana irumva. Imana igira gute? Imana irumva. Ari nayo mpamvu ushaka kukubwira ngo abantu bakurushe kugambana, bakurushe guhemuka, ubarushe gukiranuka. Wanyumvise? Ubarushe kugira gute? Gukiranuka. Nibakurusha kuroga, nibakurusha kuraguza, ubarushe gusenga. Utakurusha gusenga ntazagukange, utakurusha gusenga ntazagutera ubwoba. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Twasenze twambaye ubusa, Imana iratwambika. Twasenze dushonje, Imana iratugaburira. Twashonje nta shinge nta rugero, Imana itugirira neza. Twasenze turi mu makuba, Imana iradutabara. Iyo niyo Mana Hana yasenze yikomera amashyi, ababyeyi bayivugiriza impundu. Asane fo erekere. Imana yumva inkoko, yego iravuga ati byihorere. Mbwira mugenzi we ngo ibyawe yarabibonye.
munyeganyeze umubwire ngo ibyawe yarabibonye, ibyawe yarabibonye, ibibazo byawe yarabibonye, intambara zawe yarazibonye. icyo Imana ishaka, irashaka yuko uyigirira icyizere ubundi nayo igakora. uyigirira iki cyizere, ukizera ko ari Imana ishoboye byose, ukizera ko ari Imana ihindura amateka. wongera uyimperereza icyubashyo. Imana irangije ibwira inkoko ati byihorera ibyawe ndabizi. inkoko itera bisanzwe, ariko muri uko gutera yari yahuye n'isake. yego yari yahuye n'iki? n'isake. iratera, imaze gutera igihe kiragera, Imana irayibwira ati ngaho icara kuri ayo magi urarire. hari abantu bari hano bavuganye n'Imana bafite amasezerano. amagi asobanura amasezerano mu buryo bw'umwuka. uri hano wavuganye n'Imana, niba uri hano waravuganye n'Imana, haguruka unterere haleluya. n'Imana ije gusohoza amasezerano, n'Imana ije gusohoza amasezerano. kuko iyo dusenga Imana iravuga. igira gute? iravuga. kandi iyo ivuze iranakora. yikomera amashyi ababyeyi bayivugiriza impundu. Imana ibwira inkoko, reka wumve igisubizo cy'inkoko. iminsi 21 ishize, igize gute? 21 jours ishize. noneho umushwi, vuga ngo umushwi w'inkoko uribyiga. igisubizo cyawe kigiye kubyiga, kigiye kubyigana, kigiye kubyigana, kigiye gusohoka, kigiye kugaragara. umushwi w'inkoko urabyiga, usunika igi rirasaduka. hari imisozi igiye gusaduka, hari harashandarira, hari inzugi zigiye gukinguka, hari ibintu uko baye watumvise wahaguruka ugatera haleluya. noneho hasohokamo umushwi. vuga ngo ye. umushwi usohoka uvuga ngo bisobanura ngo Imana niyo ibikoze, bisobanura ngo Imana niyo ihindura amateka, bisobanura ngo Imana niyo ikuraho igisuzuguriro. igisubizo cyawe kigiye kwivugira mama, igisubizo cyawe kigiye kwivugira papa, igisubizo cyawe kigiye kwivugira sister. wowe urahagarara gusa wicecekere, ureba agakiza Uwiteka ari bukuzanire uyu munsi. abanyegiputa mwabo ntabwo muzongera kubabona ukundi. ibigeragezo mwahuye nabyo ntabwo muzongera guhura nabyo. amarira mwarize ntabwo muzongera kuyarira. wakomera Imana amashyi ababyeyi bakayivugiriza impundu. umushwi uvuga ngo bisobanura ngo Imana niyo. inkoko kazi nayo koko 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 koko. ndagira ngo nkubwize ukuri, igisubizo cyawe kigiye kugaragara. nawe utangira uvuge ngo koko niyo ibikoze, koko niyo ihinduye amateka, koko niyo ihinduye igisuguro. gikomera amashyi ababyeyi bayikomera bayivugiriza impundu. Hana ajya gushima Imana na Peni nagize gute? ahari ahagarara aheraho Uwiteka. nuko umutambyi yumva bavuga ngo twakire Hana atambuka ashima Imana. aravuga ngo ni Hana narinzi cyangwa n'ubundi Hana. arangije aravuga ngo ninjye wa mugore. komera Imana amashyi menshi cyane. ninjye wa mugore, wa bundi wari uhagaze iruhande rwa ubwo nasabaga umwana w'umuhungu ngo urahiye Uwiteka n'ubugingo bwanjye, icyo nasabye Uwiteka nicyo yampaye. komera Imana amashyi menshi cyane. Imana igiye kuguha icyo ushaka, Imana ntiyaguha icyo udashaka. haleluya. ngo nimuguma muri iki, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe ibyo mushaka byose muzagira gute? muzabihabwa. zamura ibiganza duhereze Imana icyubahiro. aha ndashaka ko dusenga, ariko mbere yuko dusenga reka mbanze mbabwire iby'Imana yantumye kuri iri torero. ubwo nari ndi mu gusenga sengera itorero umusozi w'ibyiringiro, Imana yarambwiye ngo irashaka ko mutazerera, mugume mu itorero. Imana izabahera umugisha mu itorero. ngo kuko ibyumba by'amasengesho hanze aha byaranduye, ubutayu bwaranduye, imisozi yaranduye, ubuvumo bwaranduye. Imana irambwira ngo nimugume mu nzu yayo, ngo kuko ngo niho ibashaka kandi izahabahera umugisha. ngiye kubona mbona uriya mushumba afite inkongoro y'amata. ngiye kubona mbona asomye amata. amaze gusoma amata mbona abaye nk'uwijuse.
ngiye kubona umuntu aramwenyuye ahamagara mwese agenda baha musoma Imana irambwira ngo nimbabwire ngo igihe kirageze kugira ngo mubonere umugisha kuri uyu mushumba, mugiye guhembukira imbere ye, mugiye haleluya, ibyo Imana yabavuzeho bigiye gusohora binyuze muri uyu mushumba. Dukomere Imana amashyi, ababyeyi bayivugiriza impundu. Icyo ni icya mbere Imana yambwiye ndi kuri prayer mountain. Icya kabiri Imana yarambwiye ngo abantu bo ku musozi w'ibyiringiro wirambiwe kugenda mutira, irambiwe ngo gutira. Ndabaza ngo Mana gutira se itorero bijya ritira ibyuma rigaturike ngo kujya gutira ngo za Yorodani ngo mugiye kubatiza? Imana irambwira ngo izo Yorodani babatirizamo ngo abantu baba bazogeyemo bakoze ibyaha ngo zirahumanya. Imana irambwira ngo irashaka ko muri uru rusengero haba Yorodani, mukajya mwakirira agakiza hano, mukabatirizwa hano, mukarira ifunguro ryera hano. Irashaka Yorodani muri uru rusengero umwaka utari warangira. Sinzi rero mushumba, ntanzi by'Imana yambwiye igihe nabasengeraga. Ibyawe ubwo ni ibyawe n'abawe. Icya gatatu Imana irashaka ko musenga amasengesho y'iminsi 21 mbere y'uko uyu mwaka urangira. Imana irashaka ko musenga amasengesho y'iminsi 21 haya minsi 21 nk'uko yaraririye amagi. Hari ibintu 7 Imana yambwiye izakorera muri aya masengesho. Icya mbere Imana izasuka imbaraga zidasanzwe muri iri torero. Impano zazimye zizaka, izasinzire zikanguke, abaterekwa berekwe, abadahanura bahanure. Mbese muzaba mureba akimana n'abantu bayo. Icya kabiri Imana izatanga agakiza mu miryango yanyu. Abantu bafite abagabo badakishijwe, abantu bafite abana badakishijwe, kubw'aya masengesho Imana izatanga agakiza mu mafamile yanyu. Ese ubwo ntiwayikomera amashyi yo kabyara? Icya gatatu Imana izakiza indwara zananiranye, harimo sida, harimo kansa, harimo diyabete, harimo hepatite. Imana yarambwiye ngo izo ndwara zananiye abaganga bavuga ko bitazashoboka, Imana izakiza izo ndwara. Icya kane Imana izabohora ababoshye, nk'abantu baboshye bacuruza bikanga, bakagerageza bikanga, bazinzwe kutabyara, bazinzwe mbese mu buryo bwose kugira ngo ncunguze uburyo umwete dusenga. Imana izabohora bagize gute? Ababoshye. Muri ayo masengesho abantu bazabohoka, abakobwa bazabohoka, abasore, abagabo n'abagore bazabohoka. Cya gatanu Imana izakuraho abantu igisuzuguriro. Iki sinzi igisuzuguriro wabanye mu myaka ishize, sinzi igisuzuguriro cyakubayeho, ariko Imana yarambwiye ngo izakuraho abantu bayigisuzuguriro. Ese ntiwayikomera amashyi? Gatandatu Imana izasuka umugisha w'amafaranga. Vuga ngo amafaranga. Imana izabasukira umugisha wo ku mafaranga. Ndagira ngo nkubwize ukuri, ugiye kujya nawe uhagarara uvuga Imana wabonye Imana itanga amafaranga. Mureke mbabwire, asi nshaka kubasobanura, iyo ubayeho mu buzima ushobora kubaho mu buzima bwo gusenga, ugasenga ukuzuzwa umwuka wera ukavuga indimi, ariko ntabwo indimi zizakuzanira amafaranga. Ahubwo Imana izaca inzira kugira ngo ubone ayo mafaranga. Rero biba byiza iyo uvuze indimi ufite no kwikofi. Komera Imana amashyi menshi cyane. Izabasukira umugisha w'iki? W'amafaranga. Karindwi Imana izazamura abantu mu nzego zitandukanye. Imana izazamura abantu mu nzego zitandukanye. Uzajya uva ku rwego ujya ku rundi bitewe n'icyo wakoraga. Ubwo byumvikane ko umuyede azaba umufundi, byumvikane ko umuyede azaba iki? Umufundi. Komera Imana amashyi menshi cyane. Iyo ni example nari ntanze. Je ne foster guy. Zamura ibiganza byawe hejuru.
enestiri binifo enetandaria eshandalaye enehin zenefo ayiwa. Uri Imana nyamana, nta yindi Imana ihwanye nawe. Uri Imana igira neza bugaca bukira. Uri Imana ihindura amateka. Lestope forte sta ala guerre esiri binifo, nta kijya kigutanga imbere. Uri Imana inyuranye ibihe n'imyaka. Imana irambwe ngo nimuyigirire icyizere, ngo nimuyigirire icyizere, muyiringire ku manywa na nijoro, mukiranuke ku gato na kanini. Irambwiye ngo ntabwo izabateza abantu, ahubwo igiye kubaremera amashimwe. Bamwe mukiri muri uru rusengero, igiye kubaremera amashimwe. Ndatesha agaciro imigambi ya Satani mu izina rya Yesu. Byakubujije amahoro ndabyambura ubushobozi mu izina rya Yesu. Haguruka hano wicaye. Zenefo staigai randalashi edefor enekitere enefotaiga enehin. Imana yacu iri mu kazi. Iri hehe? Iri hehe? Gira ibiganza byawe gutya, sa n'ubirambura gutya. Hari ibintu wumva wowe warambiwe, hari ibintu wumva wahaze, wabihaze. Ibyo bintu nubishaka ku buzima bwawe, ubwo burwayi nubushaka ku buzima bwawe, ayo madeni nubashaka ku buzima bwawe, izo ntambara nuzishaka ku buzima bwawe, huza ibiganza byawe ukubite, ukubite. Watuza akanwa ka vuga ngo ndahakanye, ndahakanye uburwayi, ndahakanye ubushomeri, ndahakanye ibigeragezo, ndahakanye arozi. Kubita uturanye, kubita dayimoni, kubita ikindi ripfe ku buzima bwawe. Banashandara y'amatora yakotandari y'amarororo shende takandari y'amarokota yakubita kubita kubita. Marayika ukimunwa, marayika ukizunwa, ari muri iri teraniro ahagararanye na marayika umuhora, ahagararanye na marayika ukora igisuzumuriro, ahagararanye na jene shandala yatakandari y'amora zene kotandari y'amoka. Kubita mama, kubita mama, kubita kubita kubita. Ndabona ubuhoka, ndabona ubuhoka, ndabona ubuhoka. Rete soko takaya ayatakandari yakaya zereboneva. Ibiganza bye barabihumanyije, ibiganza bye barabihumanyije. Ndabona Imana ihumanura ibiganza byawe. Reto kosha n'igihe cyo gukora bikagenda, n'igihe cyo kwakira umugisha. Nihoshenera yatakandaria yatasha arasarama. Ngaho kubita uzamura n'ikirenge cyawe, kubita uzamura n'ikirenge cyawe. Uvuga ngo ndagiye, ndagiye, ndatambutse, ndinjiye mu kazi. Arashandara yakataya bekotaya, ndagera aho ngomba kugera, ndamuho ngomba kuba we. Shedesa tangira wihanurire, tangira uhanurire ubuzima bwa Reto sokoria. Bavuze ko utazaharenga, bavuze ko ntacyo uzimare, ariko muri aka kanya, ariko muri aka kanya Imana igiye guhindura amateka, irahindura amateka y'ubuzima bwawe. Uko bakubonye ntabwo ari bo bazongera kukubona, uko bagufashe ntabwo ariko bazongera kugufata. Kubonye uri umukene bagiye kukubona uri umukire, bakubonye uri umushomeri bagiye kukubona uri mu kazi, bakubonye uri mu bibazo bagiye kukubona uri mu bisubizo, bakubonye uri mu marira bagiye kukubona uri mu bitwenge. Shandala wasai, zamura ibiganza byawe. Ezenefo shala eler zeneta kuwa mandolo eletai eshaigai. Sa n'uhumuriza ku maso yawe, tangira kubona usohotse uru rusengero uhura n'igitangaza cyawe. Tangira kubona wakira, tangira kubona lestope fo abagutaye bakugarukira, batakwemeraga bakwemera. Imana igiye kukuremera icyemeza abantu bagiye kwemera, bagiye kwemezwa n'imirimo y'Imana. Imana irambwe ngo ukijije abarwayi, Imana irambwe ukijije abarwayi, Imana irambwe ngo ibohoye ababoshe, Imana irambwe ngo itanze akazi kuba gakeneye, Imana irambwe ngo itanze urubyaro kuba rukeneye,
Imana irambwiye ngo ihinduriye amateka buri muntu wese uri aha ngaha. Imana irambwiye ngo yaguye imbago za buri muntu wese. Restope fo, ijuru rirasinye, ijuru rimaze gusinya yuko uri umuntu uhinduriwe amateka. Ijuru rimaze gusinya yuko uri umuntu ugiye gushima, ugashima abantu bahari, abakwemera bahari n'abatakwemera bahari. Niba ubyumvise tera haleluya cyane, haleluya. Mera mugenzi w'ikiganza nkubwira uko mumbwirira. Mufate mu kiganza, mumfatire mu kiganza, murebe mu maso, mundebere mu maso, mubwire ngo ndakubona amateka yawe yahinduka. Munyeganyeze hari igihe yaba atabyumva. Mubwire ngo ndakubona amateka yawe yahindutse. Ndabona uri umunyamugisha, ndabona uri mu mashimwe, ndabona uhimbaza Imana, ndabona ufite agaciro, ndabona feva y'Imana ku buzima bwawe. Uko abantu bagusize ntabwo ari bagiye kugusanga, abari barakwibagiwe bagiye kukwibuka, abari baragutaye barakugarukiye, abatakwemeraga barakwemeye, byanze kwemera dore biremeye. Munyeganyeze umubwire ngo byizere irabikoze, byizere irabikoze, byizere irabikoze. Imana iguhaye guseka, Imana iguhaye gutwenga, Imana ihinduye amateka y'ubuzima bwawe, Imana ikoze ibikomeye. Shandala senesha pasteur umva nkubwira ikintu gikomeye. Ngiye kubona, mube muhagaze mwese, mbanze mpanurira mu pastori. Ngiye kubona mbona wari uri mu nzira urimo kugenda, ngiye kubona mbona urimo uratambuka ariko umeze nk'umuntu udafite ahantu ujya, ahubwo ari uburyo bwo kwanga kwicara hamwe. Wari umeze nk'ababa bembe. Ngiye kubona mbona marayika w'Umwami Imana araje gufata ukuboko, mbona kwinjije ahantu hari igipangu. Icyo gipangu cyari protaye yari amabara abiri, ubururu n'umweru. Ngiye kubona mbona arafunguye, akugejeje mu busitani bw'icyo gipangu. Muri ubwo busitani bw'icyo gipangu hari harimo amaronji yabaye umuhondo, ibinyomoro bihishije, hari harimo inanasi zihishije. Ngiye kumva numva ijwi ry'Imana bwira ngo muri uru rugendo rujya mu ijoro, ngo Imana ikinguye umuryango w'umugisha, ikugejeje mu masezerano ya, ikugejeje mu mbuto z'umugisha. Ni igihe cyo kugira ngo usorome, ugiye gusoroma kandi ugiye kugubwa neza. Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo iki ni cyo gihe cyo gukora ku Uwiteka. Ese mwakomera Imana amashyi, ababyeyi bakayivugiriza impundu? Ayo mashyi ibara y'Imana ongera uyakome cyane, haleluya. Ndabona ikiganza kinini muri iri teraniro, ariko iki kiganza nakibona nkabona mu maso y'uwo nyiri iki kiganza simpabona n'isura. Noneho nkabona iki kiganza kirambuye, ariko nkabona harimo harashokaho imishongi y'ubuki. Uvuga ngo imishongi y'ubuki, imishongi y'ubuki. Noneho nkajya kubona nkabona icyo kiganza kiragenda kuri buri wese. Nkumva noneho ijwi rivuga ngo mubwire yasama kasama. Nkabona umushongi w'ubuki guye mu kanwa kawe. Imana irambwira ngo igiye kubabonja ku bisubizo byanyu, igiye kubabonja ku byiza, mugiye kuryoherwa, mugiye kuba mu buzima buryoshye, mugiye kuba mu buzima. Haleluya! Uri murabyumva ngo nterere haleluya zirindwi, ariko zirindwi. God, elesta Imana, shamba God, rata kapa, aywa, eleshir, tatowe. Haleluya, haleluya. Asifiwe Yesu. Mumpere high five, mumbwire ngo zimfashira bikoze, zimfashigize gute. Mva nkubwire sister wanjye, Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo kubera ko ayibereye inkoramutima itanze ingabo nyinshi zipfuye ku bwawe. Imana irambwiye ngo itanze ingabo nyinshi zipfuye ku bwawe. Uri ku rutonde rw'abazarama, kandi mu minsi yo kubaho kwawe ntabwo uzicuza, ahubwo uzajya ubona kugira neza kw'Imana ku buzima bwawe. Uko n'Imana rata yarimbwiye,
Imana yarimbwiye ngo ninkubwire ngo iguhaye kontake y'imodoka, iguhaye kontake y'imodoka, irambwiye ngo yakire kuko iki agasuzuguro kagashira burundu. Komera Imana amashyi menshi cyane. Erasa senefo tandalai ele tandalai so ayayaya le stiri binifo cyane. Haleluya. Mbwirira mugenzi ngo icara mu kubaho kw'Imana. Genda utware kontake y'imodoka, icara mu kubaho kw'Imana. Uko wicaye uko nguko ni nako ugiye kwicarira ibibazo, ugiye kwicara hejuru y'ibibazo, ugiye kwicara hejuru y'ibigeragezo. Haleluya. Mana yanjye ko noneho mfashijwe ndabigenza kandi nshaka gusoza. Samura ibiganza byawe ndebe hano. Bisho simfashe uwera wa Isirayeli, Imana yaremye ijuru n'isi, irambwiye ngo ninkubwire ngo kubera yuko ukunda umurimo wayo ndetse ukagerageza no gufasha abantu kubw'urukundo ugira, Imana irambwiye ngo ikubakira inzu ya etaje muri uyu mujyi wa Kigali. Ratasha wayikomera amashyi ababyeyi bakayivogereza impono. Noneho ndabigenzana harashiri binifo zimfashe inshuti yanjye. Haleluya. Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo watambukaga abantu bagasigara bavuga bajyana inzara. Imana irambwiye ngo ihinduye amateka kandi yahinduriye aho wasebeye, yahinduriye aho bakujyana inzara, yahinduriye aho bakuvugiye. Imana irambwiye ngo iguhaye business ifatika, ugiye gucuruza kandi uzagera kure, uzajya ujya kurangura no mu mahanga. Komera Imana amashyi menshi cyane. Ndabigenza ndera ezene for a guy. Thank you so much. God bless you. Umva ikintu noneho umwuka ari kumbwira, muvuge ngo amen. Imana irambwiye ngo nimusubize amaso inyuma murebye yabakoreye. Mbariza mugenzi ngo hari icyo yakoze. Imana irambwiye ngo hari ibyo yakoze, hari n'ibyo ikoze aka kanya. Ngo nimusubize amaso inyuma murebe ibyo yabakoreye n'ibyo ikoze aka kanya, ngo namwe mubiha agaciro. Hari icyo yakoze. Ongera umumbwire ngo iracyari mu kazi rero. Munyeganyeze mubwire ngo iracyari. Munyeganyeze ariko munyeganye. Umva ngubwire muhungu wanjye, haguruka nterere haleluya. Haguruka nterere haleluya. Niba hari mu bantu bagiye gutunga amafaranga, vuga ngo ninki. Askiyagariwe maze agasuzuguro gashi. Ugiye gutunga amafaranga, uzajya uhindura imodoka uva muri Mercedes Benz ujya muri Range Rover. Uzaziyama. Hari n'igihe ujya usaba umunyenga, vuga ngo umunyenga. Hari igihe ujya usaba umunyenga ariko ntabwo uzasaba umunyenga. Imana irambwiye ngo uzajya uva muri modoka ujya mu yindi. Ni Imana itanga ubukire, ni Imana itanga icyubahiro, ni Imana itanga ubugingo buhoraho. Musho itegura igiye gusezeranya amakwe hano. Buri wa gatandatu uzajya usezeranya amakwe abantu 5. Buri wa gatandatu abakobwa bagiye gukora amakwe, abasore bagiye gukora amakwe, abafiye meri. Imana irambwiye ngo irabibutse, ibagaruriye agaciro. Ingo zari zigiye gusenyuka, Imana irazubatse. Ababanaga n'abagabo badasezeranye, Imana itanze amasezerano. Wowe hanaguye inkweto zanjye, Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo ikurinze gusara. Hari umuntu watwaye ifoto yawe, atwaye ifoto yawe, arangije yandika amazina yawe. Maze kwandika amazina yawe, aragenda yimanika ahantu mu giti cy'umuvumo. Aravuga ngo uko imanitse niko kumanitse, ngo nawe uzajya uhora ufite umutwe wawe uzenguruka, abantu babona ugenda ariko utari muzima, ibitekerezo byawe atari bizima. Imana irambwiye ngo ikurinze gusara. Yohereje marayika arazamanura iyo foto, arayizambukana. Imana ikumanuyeho bari barakumanitse. Komera Imana amashyi menshi cyane. Muri aka kanya rero musozi, nababwiye yuko iteraniro nabayemo hakorerwamo ibitangaza 3. Bingahe? Icya mbere, Imana ihembura imitima y'ubwoko bwayo. Mbariza mugenzi ngo urumva umutima waguwe neza, urumva ubukingo bwawe bumeze neza, ni sawa, urumva ari sawa, urumva ari neza, urumva ari okay, urumva ari sawa. Ngaho yikomera amashyi ababyeyi bayivugiriza impundu.